ati kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha. Bimeze bite aho uri, umeze ute? Gomeza ugubwe neza, nkwifurije amahoro y'Imana. Allo, ati bidutera umunezero kandi bikadushimisha. Ati muri isi n'umushyitsi sindayikoramo. Bimeze bite wowe aho uri, umeze ute? Wifuza guhora mu isi y'amahoro cyangwa se y'intambara? Ese waruzi iby'impanda indwi zizabuzwa? Ubitekereza iki? Ahubwo jewe ndi mu rugendo, reka dufatanye urugendo kandi dukomeza kuganira izingisho z'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana kugira ngo turusheho kumenya uko twakwitwara nyine muri rugendo, kuko turi abashyitsi muri iyi si. Ese waruzi iby'impanda indwi zizabuzwa? Bituma nifuza cyane kuzabayo. Depita inifore sanso, kuki nawe utifuza kuzaba mu bwami bw'Imana? Jya wifuza kuzabayo nawe. Aho uri wifuza iki? Ndabasuhuje abantu mudukurikira muri mu Rwanda mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Abantu mudukurikira muri East Africa mwese, Imana ibamere umugisha. Abantu mudukurikiye muri mu Bubiligi mwese, Imana ibamere umugisha. Abantu mudukurikiye muri Amerika mwese, Imana ibaha umugisha. Shalom. Abantu mwadusabye ko tubasobanurira bimwe mu bibazo mwe mwitegura, dore ikiganiro kuri kubyerekeye Imana giye kurangira. Nyuma yacu tuzakusanya ibibazo byose mwatubajije maze tubisobanure, kuko twarindiriye ko tuzabasubiza rimwe kandi rwose bigaragare ko muri abanyeshuri beza, kuko umunyeshuri utabaza ngicyo atasobanukiwe akibazo burya ntago ari umunyeshuri mwiza. Nawe wumva ukumva ari ibyo udasobanukiwe jya utubaza, tuzagusubiza ntugire ikibazo. Ushobora kwandika ubutumwa bwawe ari ikibazo wifuza kubaza cyangwa se inama wifuza kugisha, ukabwohereza kuri nimero ya WhatsApp cyangwa se ukakohereza na service isanzwe. Ushobora no guhamagara nabwo ukakitubwira. Nimero ni 0786692167. Bimeze bite? 0786692167. Ushobora kutwandikira icyifuzo, igitekerezo cyangwa se ikibazo wifuza kutubaza maze tukazagusubiza. Turimo turitegura kuzasubiza ibibazo byose mwabajije ku kiganiro kuri kubyerekeye Imana. Birahari byinshi tuzabasubiza rwose. Ikiganiro kigiye kurangira kirabura ibice bitarenze 8. Hanyuma dukomeza n'ubundi ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ese waruzi iby'impanda indwi zizabuzwa? Ubitekerezaho iki? Ninde uzabuza izo mpanda? Nizere kugomeje kugubwa neza. Rero uri kumwe nanjye Havugimana Moise. Hanyuma ndi umubwiriza butumwa bwiza, nkuko bisanzwe ndi umuyobozi wa Minisiteri yivuga butumwa yitwa Ururembo Rwera. Ushobora no kwifuza kubana natwe rwose, ni ibintu byoroshye cyane kuba wakwinjira muri minisiteri yacu. Minisiteri yacu ntabwo ari idini, nta nubwo ari bya bindi mwita amacaci. Ni minisiteri yivuga butumwa, yibwiriza ubutumwa ku isi hose. Dukora ni minisiteri y'abantu bibumbiye hamwe, ntabwo isaba umuntu ngo abe mu idini runaka. Ushobora kuza uri umugatolika, umudive, umurokore se umuntu wo mu icaci runaka. Twihurije hamwe
dufite intego eshatu: kubwiriza ubutumwa bwiza mu magereza, mu bitaro, ku mbuga nkoranyambaga nk'uku nguko, ndetse no ku maradiyo no ku mateleviziyo. Dufite intego kandi yo gufasha abatishoboye, kuba umuntu yaba yaguriye n'inzu tukaba twamwubakira, batafite mituweli tukaba twabasha kubafasha bitewe n'ubushobozi dufite, no kwigisha abantu kugira umutima w'urukundo. Ibyo rero ni ibintu nawe wakora, ntabwo bikuza gukora n'imirimo yo mu itorero ryawe. Ugomba kuba muri minisiteri kandi ukaba no mu itorero ryawe, gusa si itegeko, bibamo ubishatse wese wifuza kugira ibikorwa byiza nk'ibyo byacu. Hanyuma ushobora rwose kuba muri minisiteri yacu cyangwa se kuba dutera inkunga iki kiganiro kugira ngo kibeho, nuko habaho iyo minisiteri. Ndetse n'iki gitabo dusomamo iyi nkuru ni igitabo cyanditswe n'abantu bo muri minisiteri y'Ururembo Rwera TV. Ni igitabo cyacu ko dufite n'intego yo kwandika ibitabo kugira ngo tujye dufasha abantu kubona inyigisho zibafasha ku ijambo ry'Imana. Rero minisiteri yacu yitwa Ururembo Rwera. Ushobora kwifuza kubana natwe muri minisiteri yacu. Ntabwo ari ngombwa rwose kwifata nk'itorero, ntabwo turi itorero, ntabwo turi idini, turi minisiteri y'ivugabutumwa. Sina ngombwa rwose ko tugira urusengero runaka, ariko dufite aho duhurira Kimisagara ku Ntaraga, tugapanga ibikorwa byacu kandi tukanasenga, tukagira ibihe byiza cyane. Rero ushobora kwifuza kuba umuterankunga wacu, yase ukifuza kuba umunyamuryango wacu, nawe ushobora kubana natwe. Nakubwiye ibintu dukora. Intego ya mbere ni kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Tubwiriza mu magereza, mu bitaro bitandukanye, ndetse no mu masoko. Iyo tubishobojwe tujyayo, no ku mbuga nkoranyambaga nk'uku nguku nyine mudukurikiye kuri Ururembo Rwera TV. Tukandika ibitabo kugira ngo abantu babashe kubona imfashanyigisho za Bibiliya. Rero mu by'ukuri ushobora kwifatanya natwe ukaba dufasha kujya tubwiriza ubutumwa bwiza. Ushobora no kuturangira ahantu ukabwiriza ubutumwa bwiza. Tujya no gusura impunzi, tugatanga imyenda iyo twayibonye, tugafasha abantu nk'impunzi yagwiriye rwose. Ukeneye ubwo bufasha wanaduhamagara, dushobora kugufasha, tukaba twagufasha rwose. Dushobora kutabona amafaranga, ariko tugakoresha imbaraga zacu, tugakoresha na makeya dufite, tukaba twafasha umuntu. Imana ari kumera umugisha. Nakurarikaga kuba wakifatanya natwe. Tugurira abantu mituweli iyo tubonye umuryango ukennye udafite ubwo bushobozi, umuntu urwaye warembye udafite uwamuvuza, turamufasha. Ibyo ni ibikorwa dukora muri minisiteri yacu. Hanyuma ikindi, twigisha abantu kugira umutima w'urukundo. Umuntu ufite ushwana n'umugabo we cyangwa n'umugore we, abantu batumvikana mu muryango, ubaye rwose ukeneye ubufasha waduhamagara, dushobora kubunga kandi Imana ikabana namwe. Twitwa minisiteri Ururembo Rwera. Ushobora kumenya ayandi makuru yacu, ushobora kuyarebera kuri email yacu. Kwigera no kwandika Ururembo Rwera TV 5. Kugera kuri email yacu no kwandikamo Ururembo Rwera 5gmail.com. Kugera kuri email yacu no kwandika Ururembo Rwera 5 gmail.com. Hanyuma ukamenya n'ayandi makuru yose yerekeranye na minisiteri yacu. Imana ikomere umugisha aho uri. Reka rero dukomeze ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira kuri Ururembo Rwera TV. Ikiganiro mugizwe nanjye Habwimana Moyize. Reka rero dukomeze igice cya 26 ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Iki gice cya 26 gifite insanganyamatsiko cyangwa se umutwe ugira uti: Ese waruzi iby'impanda indwi zizavuzwa? Ese waruzi iby'impanda indwi zizavuzwa? Mu minsi mibi ya nyuma y'imperuka hazabaho ibyago byinshi bizaturuka ku Mana. Ibyo bikaba ari ibihano by'ibyaha by'abantu. Hanyuma rero ibyo byago bizabanzirizwa n'impanda indwi zizavuzwa n'abamarayika 7. Marayika wa mbere navuza impanda, hazamanuka umuriro n'amaraso bigwe mu isi. Nuko 1/3 cy'ibyatsi n'ibiti n'abantu kizashya. Iyo ni impanda ya mbere. Kandi ntutekereze ko ari umuriro nyamuriro uzamanuka mu ijuru. Oya, ahubwo iyo mpanda nivuzwa muri icyo gihe hazaka izuba ryinshi, maze ryumishe ibintu byose, ndetse bimwe bizashya. kandi izo mpanda nizivuzwa ntabwo abantu bose bazazumva, keretse abantu
bakijijwe bafite umwuka w'Imana, naho nibo bazazumva, kandi nabo uko bazazumva si ikintu bazumva kivugira mu kirere, si ikintu bazumva mu kirere kivugijwe na marayika, ahubwo Imana izajya ibabwira ibabwire ibyago bigiye kuba mu isi, naho abandi bo bazajya babona ibintu bibaye, ibintu biteye ubwoba biri kuba ku isi bibayobere. N'ubu ushobora gusanga zimwe muri izo mpanda zaravugijwe ariko abantu batarizi. Marayika wa kabiri navuza impanda, hazamanuka ikintu kimeze nk'ikizu, kizajugunywa mu nyanja, maze 1/3 cy'amazi kizakama na 1/3 cy'amafi kibifite ubugingo byo mu mazi kizapfa, na 1/3 cy'inkuge kizarimbuka. Icyo kintu kimeze nk'ikizu Bibiliya ivuga ni umuyaga mwinshi uzahuha maze wibasire inyanja n'inzuzi, bimwe mu biremwa byo mu mazi bipfe n'inkuge zishwanyagurike. Marayika wa gatatu navuza impanda, hazamanuka inyenyeri yitwa muravumba, yo izagwa kuri 1/3 cy'amasoko n'amazi n'inzuzi, maze amazi yose azahinduka nk'uburozi byitwa aposito. Nuko abantu benshi bazicwa n'ayo mazi kuko azaba yacaririjwe. Iyo nyenyeri yitwa muravumba ni marayika, niwe uzamanuka agende arambika ikiganza hejuru y'amasoko y'amazi. Marayika wa kane navuza impanda, 1/3 cy'izuba n'ukwezi n'inyenyeri kizijima kugira ngo bitongera gutanga umucyo. Iyo mpanda ya kane Marayika wa kane navuza impanda, 1/3 cy'izuba n'ukwezi n'inyenyeri kizijima kugira ngo bitongera gutanga umucyo. Iyo mpanda ya kane buzaba ari ubwira kabiri buzamara iminsi, izuba n'ukwezi n'inyenyeri bitaka. Ibyahishuwe igice cya 8 umurongo wa 2 kugeza ku wa 13. Marayika wa gatanu navuza impanda, hazamanuka inyenyeri nini, iyo izaba ifite urufunguzo rw'ikuzimu, maze ifungura urwo rw'ikuzimu. Muri urwo rwobo hazavamo umwotsi mwinshi, uwo mwotsi uzizimisha izuba n'ukwezi n'inyenyeri mu gihe cy'iminsi runaka. Nuko muri uwo mwotsi hazavamo inzige, maze zihabwe kubabaza nk'ukwa sikorupiyo. Ntizizakora ku kintu cyangwa ku giti cyangwa ku byatsi, ahubwo zizababaza abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu gahanga kabo. Zizababaza mu gihe cy'amezi 3 yose. Muri icyo gihe abantu bazifuza urupfu, kuko izo nzige zizaba zifite kubabaza cyane, ariko urupfu ntibazarubona. Yewe ndumva nahitamo kugirwa n'ikimenyetso cy'Imana. Nawe nicyo nkwifuriza. Izo nzige zizaba zifite n'umwami wazo, niwe marayika w'ikuzimu yitwa Abdoni cyangwa Apoloni. Hanyuma iyo nyenyeri Bibiliya ivuga izamanuka ifite urufunguzo rw'ikuzimu ni marayika. Ibyahishuwe igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Marayika wa gatandatu navuza impanda, hazabohorwa abamarayika 3 bazabahoye ku ruzi runini Ufurate. Ku ruzi runini bazahabwa Marayika wa gatandatu navuza impanda, hazabohorwa abamarayika 3 bazabahoye ku ruzi runini, bazaba bafite inkota zityaye, maze bahabwe kwica 1/3 cy'abari mu isi. Muri icyo gihe ni nabwo hazaboneka amafarashi y'intambara, abazaba yicayeho n'uduhumbagiza, no kuvuga ngo bazaba ari miliyoni. Nibo
uduhumbagiza. Izo farashi zizaba zifite imitwe nk'iy'inzoka kandi imirizo yazo niyo zizaryanisha. Mu kanwa k'ayo mafarashi hazavamo umwotsi n'umuriro n'amazuku. Nuko 1/3 kizicwa n'ibyo byago bitatu, umuriro n'amazuku n'umwotsi. Icyakoza ibintu biteye ubwoba, dore ibintu abantu bazaba bazira: kutemera gucungurwa ngo bemere Yesu, abahuze n'Imana, no gusambana, kwikinisha, kunywa ibiyobyabwenge, kurwana no kwica, unapo, gutukana, guteranya abandi, kugambanira bagenzi bawe, gusenya umurimo w'Imana, kubera abandi igisitaza, kwiba, kujya mu bapfumu, gutanga inzaratsi kuwo mwashakanye, gusenga Satani n'ibigirwamana, ibishushanyo, kubeshya, kwiha icyubahiro, kuvuga nabi mugenzi wawe, umujinya n'inzika, no kutababarira, no gutuka Imana, guhanura ibinyoma, kubeshyera Imana, kuvuga nabi ijambo ry'Imana, kugoreka ubutumwa bwiza. Usabe Umwuka Wera agufashe kwirinda gukora ibyo bintu, kuko ababikora nta kimenyetso cy'Imana kibariho, kandi abantu batariho ikimenyetso cy'Imana bose bazagirwaho n'ibi byago byose. Hanyuma kandi ikimenyetso cy'Imana ntabwo ari ikintu umuntu ahabwa mu ntoki cyangwa ngo agishyirwe ku gahanga, ahubwo ni Umwuka Wera. Ibyahishuwe igice cya 9 umurongo wa 13 kugeza ku 21. Marayika wa 7 navuza impanda mu ijuru, bazishimira ko Yesu Kristo abaye umwami w'ijuru n'isi, kuko byose bizaba birangiye. Ubwo nibwo Imana izatanga ingororano ihereye ku bahanuzi bababajwe bahorwa Imana, ndetse n'abera bose bazaba bafite ikimenyetso cy'Imana mu gahanga, bazahabwa ingororano maze bambikwe ikamba ry'ubugingo. Nibwo bwiza bw'Imana buzasubira ku muntu. Ubwo ni nabwo urusengero rwo mu ijuru ruzafungurwa, kandi muri urwo rusengero hazaba harimo isanduku y'isezerano rishya. Ibyahishuwe 11:10 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19. Usobanukiwe iby'impanda indwi zizabuzwa mu minsi y'imperuka cyangwa se mu gihe kiri imbere. Wibuke neza ko hari ijambo mbonyemo rivuga ngo ntabwo izo mpanda ari ikintu kizavugirizwa mu kirere, ahubwo ni ibintu Imana izageze ikamenyesha abantu bayikabwira ko hagiye kuba ibyago. Rero ntibigutangaze ko zimwe muri izo mpanda zaba zaravugijwe, ariko ukaba utabizi kuko ntiwigeze ubimenya, kuko nturi mu bantu Imana ijya ibwira, bitewe nuko utafite Umwuka Wera. Niki usabwa? Injira muri Yesu, ugira Umwuka Wera, uhabwa impano y'Imana, kugira ngo nawe ujye umenya izi mpanda nizivuzwa. Mugire amahoro y'Imana. Mwari kumwe navuga Imana Muyizi, mbarakiye kuri iki gice gikurikira. Mugire amahoro y'Imana. Shalom.